Simuzi ukuntu nakunda gusobanura seri zo muri Korea, ariko nuzajya ubona nasobanuye seri yo muri Korea ujye umenya akagabo kahuye n'umunyutsi. Nahoze nifuza kuba umutetsi gateka muri restaurant Michelin y'inyenyeri 3. Umukobwa ari mu ndege yasubiye inyuma mu bihe, ibaze kuva mu mwaka 2025 wari umutetsi ukomeye cyane ukisanga wasubiye inyuma imyaka 500 ishize ukisanga mu 1400. Ni ku mukobwa byagenze urebe yageze muri cyagiye abami babaga bari kumuhigo bari guhiga subirayo. Ubuzima hari ibintu dukora tutazi ko bishobora guhindura isi. Ibiryo icyo turya buri munsi bishobora kuba intwaro ikomeye kurusha inkota. Iyi ni inkuru y'umugore mu kinyejana cya 22 yewe umutetsi w'umuhanga ibiryo bya Kasirab uharanira inzozi zo guteka ku rwego rw'abantu. Ariko umunsi umwe ubuzima burahinduka. Umuyaga w'igitangaza urumuri ruturutse mu gitabo cya kera, maze Yiwun yisanga atari muri 2025 ahubwo yisanga mu bihe bya Joseon Dynasty. Aha igihe ntikimwemera. Ubufindo bw'igitabo cy'amateka umushyira mu buzima bw'umwami witwa Ji Hewon, umwami w'inkazi ukomeye ariko wari ufite umutima wuzuyemo urujijo. Reka nkwibutse ko yica no yitwa Rukezo tukatugezaho ubuzima bwa stars batandukanye bakinnye amafilime, tukabwira filime bakinnye kujya uteze byagufasha kuzireba, tukabwira utundi tuntu n'utundi ku ba celebrity bagiye batandukanye. Nibo muri test ko twajya tubana kandi subscribe bazufungura inzogera kugira ngo ducikwe n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe umuntu w'agaciro kuri twe. Dutangire twirebera ibyinshi kuri no filime. Bon appétit. Uko inkuru itangira, iyo Yiwun Jiyong ageze mu ngoro y'umwami nta muntu umwemera. Umugore uvuga ibintu bitamenyerewe, akavuga ibintu bitandukanye nka recipe, sat, chocolate, mu gihe ibyo byose bitari bizwi mu mateka. Ariko hari ikintu kimwe kidashobora guhishwa: impano. Uko afata icyuma, uko ateka isupu, nuko aseka mu gihe ari kugaburira abantu, byose bituma abantu bareba bakavuga bati uyu mugore si umuntu usanzwe. Ni urugendo rutangira, urugendo rwo guhindura ibitekerezo by'umwami ukoresheje ibiryo. Bon appétit your majesty ni drama ivuga ko igihe cyose umuntu afite umutima n'ibiryo bishobora kuvuga aho amagambo atagera. Muri iyi seri buri kintu cyose Yun ateka kiba gifite igisobanuro. Ibiryo bye biba ubutumwa. Igihe ateka ifunguro ryoroheje aba ashaka kuvuga ubworoherane. Igihe ateka ibiryo by'amabara menshi aba avuga uburanga bw'ubuzima. Uko amafunguro ye agenda afata umutima w'umwami, niko twumva ko ibiryo bitari byo kurya gusa ahubwo bibura urumuri rw'umutima. Kandi nibwo tubona ko umwami atari wo mu nzu y'amabuye gusa ahubwo ari umuntu wifitemo ibikomere. Yiwun amwigisha ko gusangira ibiryo bishobora gusenya imipaka y'ubwoba n'ubutegetsi. Aha ni naho umutwe w'iyi seri wumvikana. Ibiryo byahinduye umwami w'inkazi atangira gusoma mu maso y'abagabo be, akumva amarira y'abaturage, akamenya ko ubutegetsi butakubakwa ku guca intege abandi ahubwo ari ukumva ndetse no gusangira nabo. Bon appétit your majesty ntabwo ari inkuru y'urukundo gusa, ni inyigisho y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Igihe dufite amahirwe yo gutegura undi muntu ifunguro, tuba tumuhaye igihango kitagaragara, urukundo, ubuntu n'ineza. Iyi seri yerekana ukuntu umuntu wo muri iki gihe ashobora guhindura amateka, atari uko afite imbaraga ahubwo ari uko afite umutima. Uko Yiwun yirwanagaho mu ngoro akabura abamwumva ariko akaguma ku ndangagaciro ze, bitwigisha ku mpano yawe ishobora gufungura amarembo abantu batatekerezaga ko ushobora gufunguka. Ibiryo muri iyi seri biba ishusho y'ubuzima. Kuri Yiwun buri funguro ni nk'indirimbo,
iyo ateka ni nk'amagambo aba akomeye aba ashobora kugeza ku mwami. Umwami ibi biryo biba nk'urusengero rw'umutima. Niho atangira kubona ko ubutegetsi butari ubugingo, ubutegetsi ahubwo buhera mu kumva abandi. Hari isomo rimwe rikomeye twakora kuri filime Bon Appetit. Nta muntu udatinya guhinduka, ariko iyi mpinduka ituruka ku rukundo no ku muruho bizana amahoro. Ibiryo bya Yewu byahinduye umwami, ariko byanahinduye isi yose. Iyi seri twibutsa ko ibiryo birenze ibyo turya, ni ubutumwa bwo gusangira ubuzima. Niba hari ikintu umuntu yagusigira, si amafaranga, si izina, ni uburyo yatumye wiyumva. Yewu yasigiye umwami ikintu cy'ingenzi: kumva ko umutima w'abantu utangirira mu gikoni. Iyo ari mu biryo, urukundo n'ubumuntu birahahurira, kandi ubwo ni nabwo ubuzima bufite impumuro. Ibiryo byahinduye umwami, inkuru y'urukundo, y'ubwenge, ubuzima bwo kumva aho umutima uherereye. Wakoze kubana nanjye. Ese wowe ni iki kintu kigushimisha muri ino filime? Jye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.